uyu munsi abavandimwe ntago bahuza. Biravuze ngo impamvu badahuza, imbaraga zo guhuza barazitakaje. Usibye no mu madini n'amatorero. N'abami n'abaperezida bayoboye ibihugu byabo nta bisobanuye iki rero? Abantu bamenye ko ibyo atari byo Kristo yaduhamagariye. Biravuze ngo abari mu ruhande rw'Imana nibahajye, n'abari mu ruhande rwa Satani bakora babiramu nabo nibahajye. Abantu baricangura, urumva Imana yashyize inzira ebyiri imbere y'umwana w'umuntu, iyikiza n'iyiki. Abantu barema ibice mu bandi, Imana ibabikiye inzika, ibabikiye inzika y'inzigo. Rero hari ibintu byateye abantu ngiye nanjye birimo kunyobera ahubwo. Ugasanga umuntu ngo ubu ngewe nzi urusengero, abantu bananiwe ni imbaraga mbi mu bavandimwe zirasenya. Igihe habayeho kudahuza, umuvandimwe arugesha mugenzi we. Ibihe byiza nshuti z'umusaraba, muri Imana ganze mu buzima bwanyu, kwindwa n'Imana ibagwiremo cyane, ikikurimo kiruta cyane ikikuriho. Ese ibintu mvuga murabizi, murabyizere. Ikikurimo ni Kristo, nayo ikikuriho ni ibibazo, kandi ibibazo birashira. Aho Kristo nagashira, ni mugari, ni munini mu buzima bwacu. Kandi icyo ukora si icyuburi cyo, kuko icyo ukora kirarangira, ariko icyuri cyo ntago kirangira. Uri umwana w'Imana. Nshimishijwe no kubona video ifunguye. Imana iguha umugisha. Nitwa Ndamukunda Patrick, ngushimiye ko tubana. Imana iguha umugisha. Hano nimukore subscribe, nimurangiza mukore share, mukore like, nimurangiza mushira comment, biradufasha, biduha umurongo mwiza wo gukorera uko dukorera mwebwe. Imana ibaha umugisha, kandi no link isangize abandi. Turi kumwe n'umudamu ukunda gusenga, n'umudamu umukozi w'Imana, umwana w'Imana, yitwa Ikirezi Esther. Turamwakiriye. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Na amahoro. Yego. Eno kuri karume cyane. Ndumva nshaka noneho kwitonda. Ashaka kwitonda, ntabwo uza kubishobora, ntabwo wabishobora. Wowe ugizwe ukozwe mu turemangingo tw'ibyishimo no guseka. Kristo yarabikoze mbere utarakizwa. Mu buhamya babonye aha ku nyamakuru bitandukanye, wari ukozwe mu turemangingo tw'agahinda bitewe n'ibyakubayeho, ariko maze gukizwa uhita uhinduka. Umeze gute? Meze neza. Mu rugo muraho? Turashima. Ndashaka kuvuga undeba, dorimo kurangara. Ureba abadukurikiye Prito. Ya, Imana iguha umugisha. Ndagira ngo tubane, ariko kandi bagusure ku channel yitwa Gushima TV, bagusure. Nimangiza bakore subscribe, bakore like, bakore share, banashireho comment, barabagize neza. Ndagira ngo ubanze usenge, tuganire ku ngingo numva nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana itegeka bigakomera. Uri data, ntabwo uri data wacu, uri mwene wacu wa bugufi, uri bendera ry'ababyeyi bagufite, uri bendera ry'abagabo bagufite, uri bendera ry'abasenga, uri bendera ry'abakobwa, uri bendera ry'abasore, uri bendera ryacu. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro, zina ryawe nirishimwe, zina ryawe nirihimbazwe. Petero aherutse kuvuga ngo twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Umuririmbyi wa 35 yaravuze ngo ni Yesu watugize kuba umuvandimwe we, ngo kandi yaratubabariye atugira imbohore, yatuviriye amaraso yo mu mutima we. None uyu mwanya turanezerewe kuko yaducunguye. Yaravuze ngo ibyiza yakoze tubifitemo umufasha, niwe udufasha mu bintu byose bikomeye. Sengeye umuntu nkurikiye kugira ngo yibuke ko afite umufasha mu bintu byose bikomeye, kandi uwo mufasha ni Umwuka Wera Kristo yamudusigiyeho nk'umurage. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nyemerera rero dukomereze amaboko turwanirire, kandi umwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga ngo nitutagwa isari tuzasarura, ndetse yaranditse aravuga ngo abantu babikora babikunze bazagororerwa. Dushimiye Imana ko tubikiwe ingororano, kandi abantu bankurikiye babikiwe ingororano, tubikiwe ingororano muri Kristo. Ngaho tugirire neza, Mwuka Wera ganze ubugingo bwacu n'imibiri. Buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro abona umugisha uturutse ku Mana. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Yego, reka tugane ku ino ngingo. Ni ingingo maze iminsi ntekereza. Hari ikintu cyitwa powerful agreement, cyangwa imbaraga z'ubumwe, imbaraga zo guhuza.
iyo urebye mu bizera, mu bantu baba mu nsengero, mu mirimo y'Imana itandukanye, muri korali, ku ruhimbi, mu matorero n'amadini, ikintu cyitwa guhuza na Paul yakigarutseho yandikira Abagalatiya, yandikira n'Abefeso ndetse n'Abakorino, aho yavuze ngo ni abapolani n'abakanaka. Uyu mwuka w'ikorino mbona uri inaha, waba uterwa n'iki? Ni kwibona ikirezi, ikintu cyo guhuza ubona gihari mu bantu b'Imana? Ni ukwikunda. Ni ukuvuga ngo umwuka wo kudahuza, ikintu gituma abantu batakaza imbaraga zo kudahuza, zo guhuza, ahari guhuza hakaba kudahuza, ni ukwikunda. Uyu munsi abavandimwe ntago bahuza. Biravuze ngo impamvu badahuza, imbaraga zo guhuza barazitakaje. Ababyeyi ntibahuza, abaturanyi ntibahuza, abaririmbyi ntibahuza, abashumba bafatanyije gushumba mu maparuwasi yabo, mu madini yabo badahuza, mu macaci yabo badahuza, usibye no mu madini n'amatorero. N'abami n'abaperezida bayoboye ibihugu byabo ntago bahuza. Uyu mwuka udahuza ukomoka he, biterwa n'iki? Ngewe mbona uyu mwuka wo kudahuza ikiwutera ni uko abantu bafite inarijye muri bo, bafite kwikunda. Ngewe nkumva ni ngewe, ibyo mvuga nibyo bifite agaciro, nibyo mvuga nibyo bizima. Muri korali nkumva ko nyine hari ndamutse ntari korali ntago yaririmba, kandi buriya ntago imodoka imwe ibuze izindi kugenda muri gare. No mu muhanda iyo ipfuye bazana breakdown ikayihagurutsa, kayihakura izindi zikagenda. Biravuze ngo uyu muntu ufite umwuka wo kudahuza muri bagenzi be, aramutse adahari umurimo w'Imana wakomeza. Rero hari ibintu byateye abantu, ngewe nanjye birimo kunyobera ahubwo. Ugasanga umuntu ngurumva ngo ngewe ngo ntago wankuye iwacu, arimo aravuga havuka. Ugasanga niba abantu narizanye, ngewe narizanye, urumva ndi ngewe papa wanjye ni umushumba. Oya, ati idini ndimazemo iminsi. Undi ati ngewe maze imyaka 40 mu idini. Ushobora kuba umaze 40 mu idini, Imana yarakubonye umunsi wabatizwaga. Ibaze. Nyuma yo kubatizwa itarongeye kukubona. Undi ati ngo ngewe ngurumva ngo mama ngo yari umudiyakoni. Nk'ubu ngewe nzi urusengero abantu bananiwe guhuza kubera yuko bamwe bazanye amatafari yo kurwubaka. Ibaze. Barababwira bati gute muza kudutegeka hano, twebwe uru rusengero rwaratuvunye. Twazanye amatafari, twazanye amabati, twazanye imicanga. Rero umwuka wo kudahuza, imbaraga zo kudahuza ni imbaraga zisenya. Yego. Zirasenya, muri korali zirasenya. Zirasenya, mu bakristo zirasenya, mu madini runaka zirasenya. Imbaraga zo kudahuza ni imbaraga mbi. Mu bavandimwe zirasenya. Igihe habayeho kudahuza, umuvandimwe arogesha mugenzi we. Igihe habayeho kudahuza, umuturanyi arogesha mugenzi we. Igihe habayeho kudahuza, umuntu yakwicisha. Nuko ngo imbaraga zo kudahuza ni imbaraga mbi cyane. Ni imbaraga zikomeye. Biravuga ngo ababiri baruta umwe, ariko hari igihe usanga banda birahatse kwicamo ibice bibiri. Umwe akavuga ngo ndo kwa runaka, reka tubivuge tujye mu rusengero cyane mu makorali. Oya, agiye nk'ubu nzi korali, iyo uyitanzemo umuhamagaro utavuye hirya y'ishyamba, biragora kuririmba muri iyo korali. Karabaye. Ngewe nzi korali, iyo uyitanzemo umuhamagaro utavuye hakurya mu majyepfo, ntago bikunda. Bisobanuye iki rero? Abantu bamenye ko ibyo atari byo Kristo yaduhamagariye. Kristo yahamagaye abantu benshi ngo ariko muri barabatoranya. Kandi abantu bamenye ko nyuma yo guhamagarwa twaratoranijwe. Yego. Nuzana iby'akarere uturukamo, ukazana ibya so wanyu umaze igihe mu idini, ukazana ibya mama ukubyara, ukazana ibya so ukubyara, ntabwo ibyo bintu bizarya. Ntabwo icyo ari cyo Kristo yaduhamagariye. Ese basize ari cyo kintu gituma n'umurimo w'Imana mu matora n'amadini udindira? Uradindira, urapfa. Kuko abantu iyo badahuza ntabwo bajya inama. Ariko reka duha abantu urugero, abantu b'ibaberi. Umunsi bubakwaga umunara uzabageza ku Mana. Itangiriro 11. Itangiriro 11. Basura Itangiriro 11. Baravuze ngo baricaye baravuga, urumva bari bafite guhuza. Imbaraga zo guhuza muri bo bari bazifite. Baravuga ngo noneho rero ibintu byo gusenga Imana tutayibona ntago ibintu twazabishobora. Bajya inama baravuga ngo reka twubake umunara. Kandi Patrick bariya abantu bari kubigeraho. Barubaka.
abajya ku ishansiye bayijyaho, abapondisima barayiponda, abahereza amatafari n'amabuye barabikora. Imana ngo iri mu gihugu cyo mu ijuru ibitegereje, ibona aba bantu icyo bagambiriye bazakigeraho. Biravuze ngo guhuza ni imbaraga zishobora gutuma abantu bari kumwe bagera ku kintu runaka. Batatu bahuje bagera ku kintu runaka. Niyo mpamvu Matayo yavuze ejo bundi aravuga ngo aho 2 cyangwa 3 bari bateraniye bavuga izina ry'Imana, Imana izururuka ibe hagati yabo. Biravuze ngo ntibisaba umubare w'abantu benshi, nago bisaba imbaraga z'abantu benshi, mupfa kuba muri 2 cyangwa 3 muhuje umutima, Imana iruruka ikaba hagati muri mwebwe. Ariko iyo hatari guhuza ntabwo Imana ibihari, haba hari amatiko, haba hari kugambanirana, haba hari imirwano, haba hari intonganya. Noneho rero ngo Imana yitegereje aba bantu bibabere, babo ibona bazawubaka bagera iyo bajya, ihita inyuranye indimi zabo. Niho haturutse Ikinyarwanda, haturuka Ikigande, hazi Igiswahili, hazi Icyongereza, hazi Iringara. Noneho natuma patiri ku mucanga akazana ijerekani, urumva natuma arangwa idisima akazana imisumari, urumva bahita bashwana. Imana n'ubwo ngo Imana yabateje kudahuza. Badahuje rero aho bari bagereje mu kubaka bagarukiyeho. Biravuze ngo abantu bashobora gutangira bahuje bafite imbaraga zo guhuza, ariko bageramo hagati bakinjirwa n'umwuka wo kudahuza. Ibyo intego bari baratangiranye gahita isenyuka, bikadindira cyangwa bikadindira. Uyu mwuka se kuki uza ugasatira cyangwa ugatinda cyane mu madini, ugasanga hari umupasi uvuga ati ngese najya kugisha kwa runaka. Uzi ko dufite abapasi bavuga ati ntago nakwakira, ugasanga afite icace cyangwa itorero abarizwamo ariko ntago yatumira mugenzi we. Uyu mwuka ufite imbaraga. Reka twumve ibintu byabaye kwa Pawulo. Ako Pawulo aherutse kwandikira Abefeso, avuga uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Aravuga ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndagira ngo abantu bumve imbaraga turwana nazo. Aravuga ngo kuko mudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo mukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ageze hepfo aravuga ngo nuko mutwete inkweto ng'ubutumwa bwiza, mukenyera umukandara nk'ukuri, mwitera umwitero nko gukiranuka, mwambare kwizera nk'ingabo ikingira igituza, mwambara ingofero nk'agakiza, mutware inkota nk'ijambo ry'Imana. Ageze ku murongo wa 17 w'ibice 6 by'Abefeso, aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, musabira abera bose. Biravuze ngo aba bantu bari gusengesha umwuka iteka bafite imbaraga zo guhuza, kuko bazi neza ko imbaraga zibarwanya ntabwo zambaye inyama n'amaraso, kandi ziri ahantu ho mu kirere. Hanyuma rero ageze mu Bakorinto, bo abandikira urwandiko rukomeye. Yarabanje yandika ishimwe. Titire ngo nishimwe Pawulo ashimira itorero ry'Ikorinto. Ubwo n'Abakorinto igice cya mbere. Ba kabiri ba mbere. Biravuze ngo aba bantu bari baratangiye neza bafite imbaraga zo guhuza. Bari baratangiye neza bafite imbaraga z'ubumwe, bafite imbaraga zo kunganirana, zo gushyigikirana, zo gutizanya amaboko. Hanyuma Pawulo ahageze abandikiye abyitegereje atangira bashimira. Aravuga ngo ndashimira Imana yanjye iteka, shimira ubuntu bwayo bwaherewe muri Kristo Yesu, kuko muri byose mwatungiwe muri we, mu byo muvuga byose no mu by'ubwenge bwose, kuko ubuhamya bwahamije Kristo bwakomeje muri mwe, bituma mutagira impano yose mubura. Urabyumvisha abantu bafite imbaraga zo guhuza. Mutegereza guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo, niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Urumva atangiye abashimira, ababwiye yuko
anejejwe nuko bafatanya, nuko mbega buri muntu abera undi amaboko. Hanyuma Pawulo yongeye kugaruka asanga siko byagenze. Biravuze ngo korari ishobora gutangira ifatanya umwaka umwe, 2, 5 Patrick, mu mwaka wa 10 bikazamba. Biravuze ngo gurupe runaka ishobora gutangira ifatanya, komite ku mudugudu runaka ishobora gutorwa ifatanya, ariko bikarangira bitagenze neza. Bivuze iki rero? Biravuze ngo aba bantu birabasaba ko bahora bigenzura, bahora basenga, bahora baganira, kandi ibiganiro bagirana bitabangamirana. Utanze inama ntibangamire mugenzi we, uteruye ikiganiro nakomeretse mugenzi ntikigira uwo gikomeretsa, mbega ntakomeretse mugenzi we. Pawulo rero agarutse asanga noneho byarazambye. Byagenze gute? Noneho harabahana. Pawulo ahana itorero ry'i Korinto kutirema ibice. Iyo ni titiri. Ni titiri. Biravuze ngo yari agarutse kuri sura asanga noneho harimo ibice. Ushobora gusura korari ugasanga gusenga 3 ntibiyigora, kandi bose nabakozi kubera ko bahuza. Ushobora gusura abadiyakoni ugasanga gufata ijoro bagasenga, bose barahaboneka kuko bahuza. Ariko iyo badahuza, umuyobozi w'amasengesho aravuga ngo kuwa gatandatu nijoro tuzasenga, mu baririmbyi 50 hakaza 20, mu badiyakoni 45 hakaza 15, kubera ko badahuza. Ariko iyo bahuza bose baritabira, bose buri muntu yumva agomba kuza akaboneka mu mwanya we, kubera ko bahuza. Ariko iyo badahuza, umwe aravuga ati ngewe nirangwida wanzanye, ngewe ni rudomoro wanzanye, urumva ngewe aho kuzanwa n'Imana azanwa nawe, aho kuzanwa n'Imana azanwa n'akarere aturukamo. Ngewe umwana w'ibunaka ntabwo ari uko tugenda iwacu, ibunaka si uko twakoraga, si uko twagenza. Agashaka gufata imico y'iwabo mu karere akayizana aho ari, kandi ntabwo byakunda. Noneho Pawulo hageze rero arasanga abantu biciyemo ibice. Mwaravuga ati ngende wa Patrick, ndati ngewe ndu wa Suruduwiri, ngewe ndu wa Rangwida, ngewe ndu wa Rudomoro, ngewe ndu wa Sebishyimba, ngewe ndu wa Sebihaza. Hanyuma Pawulo arabaza ati ariko se hako bene data ndabinginga muri Kristo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mwese muvuge kumwe. Urumva ko baba batakivuga kimwe, muvuge kimwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe. Urumva yasanze nta guhari. Yego. Muhurize hamwe rwose muhuje imitima n'inama. Urumva abantu iyo biremye ibice ntago baba bagihuriza hamwe, ntago baba bagihuza inama, ntago baba bagihuza imitima. Kuko bene data kuko bene data nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kirowe yuko habonetse intonganya muri mwe. Icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko jyeweho ndi uwa Polo, undi ati jyeweho ndi uwa Kefa, undi ati jyeweho ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo niwe wababambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Umva icyo kintu. Arababaza ati ariko ubundi jyewe ndagira ngo mbabaze, wowe uyuvuze ati ndi uw'Icyangugu, undi ati ngewe ndi uw'Ibutare, undi ati ndi uwo mu Majyaruguru, undi ati ndi uw'Iburasirazuba, undi ati nazanywe na Rangwida, undi ati nazanywe na Patrick, undi ati nazanywe na Yesu, twavuye muri Uganda, undi ati ngewe navuye i Bugande, undi ati ngewe data ni umushumba, undi ati ngewe marume ni umwarimu, undi ati ngewe masenge ni diyakoni, undi ati ngewe mama ni umudiyakoni, uyu mudugudu waramuvunnye, uru rusengero rwaramuvumye. Pawulo arababaza ati ubundi muri abo bose ninde wababambiwe? Ni nyogosenge wakubambiwe, ni umushumba wakubambiwe, ni suri pastor wakubambiwe. Ubundi Kristo mwamuciyemo ibice? Ubundi Kristo mwamuciyemo ibice mu buhe? Ubundi turagira ngo ahubwo tubaze abantu badukurikiye, Kristo bamuciyemo ibice? Iyo wicaye ukavuga ngo ngewe ndi uwa Esther, ndi uwa Patrick, ndi uwa Rangwida, ndi uwa Rudomoro, ndi uwa ngende wo muri ridini, mvuka muri ridini, ubundi Kristo mwamuciyemo ibice? Tubabaze ikibazo Pawulo abajije abikorera. Hanyuma arangije aravuga ngo shimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije.
urumva Pawulo aravuze ngo ngiye noneho rero ndashimira Imana yuko muri mwese nubwo bamwe bavuga ngo turi wa Pawulo abandi turi wa Luka abandi turi wa Mariko abandi turi ngiyewe ndashimira Imana ko muri mwese nta n'umwe nabatije ariko aranavuze ngo nubwo haba hari uwo nabatije ntabwo akwiye kubigira urwitwazo kuko se yabatirijwe muri Pawulo kuko ntabwo yabatirijwe muri Pawulo izina rya Pawulo ntabwo yabatirijwe mu izina rya Pawulo yabatirijwe mu izina rya Kristo hanyuma Pawulo rero ageze hepfo aravuga ngo kandi uburyo ubwenge abantu bakwiye uburyo ubwenge bw'abantu b'Imana bukwiye kunyurana n'ubwenge bwo mu isi arababwira ngo kandi mumenye neza ko ijambo ry'umusaraba ku bantu barimbuka ni ubupfu ariko kuri twebwe abantu bakizwa ni ubugingo bw'iteka umuntu rero niyicara akazana ibice muri korari kandi bireze akazana ibice muri komite akazana ibice mu kidiyakoni ajya azirikana ko ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ari ubupfu ijambo ry'umusaraba kubazana ibice kubirema ibice ni ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa kuri twebwe abahuriza hamwe tukubaka umurimo w'Imana n'ubugingo buhoraho erega Patrick ejo bundi Nehemiya yabwiye abantu arababwira ngo ntimureba ntabwo umwuka wo kuyirema ibice uje uyu munsi abantu bashaka kuba bagira ngo wadutse uyu munsi ariko no mu isezerano rya kera wigeze ubaho mu gihe cya Nehemiya ngo yandikiye umwami amusaba inzandiko zimwemerera kuzakura ibiti mu ishyamba ry'ikibira ndetse akajya gusana amarembo y'i Yerusalemu n'ibituro by'abasogokuruza ndetse n'inyubako zaho umwami arabimwemerera ngo agezeyo uzi ko yahasanze abo bita ba Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu mbwira abaririmbyi badukurikiye ntabwo abo bantu bashobora kubura muri korari baza n'ibice biyitirira amazina y'abantu runaka uzi ko umuntu yiyitirira izina rya runaka agakora ibibi agasiba umurimo w'Imana agakomeretsa abantu yiyitiriye runaka kandi kubera icyari cyo muri korari ntibamuvugeho hanyuma Nehemiya ngo abona uburyo ba Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu bafite uwo mwuka wo kurema ibice umwuka wo kurema ibice urasenya ariko Nehemiya akomeza abantu arababwira ngo ntimureba ko tumeze nabi mu bice bibiri ntimureba ko tumeze nabi ntimureba ko amarembo y'i Yerusalemu yahiye ntimureba ko ibikingi byaho byahiye ntimureba ko ibituro ba sogokuruza byabaye amatongo ntimureba ariko nimuze twubake ndagira ngo nkubwire ko ba Sanibalati na ba Tobiya bari bazi aho ububiko bw'ibyuma by'urusengero bibikwa bari bazi aho ibikombe bikoreshwa ku igaburo ryera bibitswe bari bazi amahame y'itorero bari bazi amabwiriza korari igenderaho ariko babirengaho bazana umwuka wo kurema ibice ngo abafite intego yo gusana inkike z'i Yerusalemu n'amarembo yaho n'ibituro by'abasogokuruza bacika intege kandi aba bantu bafite umwuka wo kwirema ibice bajya bazana n'abahanuzi bakabaguririra n'ubu ngewe nzi korari ijya igurira abahanuzi nyobozi yayo ikagura abahanuzi ikagura umuhanuzi ikamubwira ngo turaguhaye korari yacu tuzasenga hanyuma uzaze muri korari uhanurire gutya na gutya Patrick turumva dushaka ko akaza akabikora Patrick ni abantu bafite umwuka wo kwirema ibice abantu nibagira ngo abantu bafite umwuka wo kwirema ibice ni abantu batabatijwe bize igice barabatijwe babatijwe mu mazi menshi twabigereye icyizere turabatora muri korari amazi arabarengera hejuru amazi arabarengera aba bantu ushobora no kubuvuga indimi nabo bakazivuga bazabatijwe ururimi urumva aba bantu ni n'abanyabwenge baranize sinkandagira bitabo yego aba bantu bamaze n'igihe mu rusengero aba bantu bazi n'icyabazanye muri korari ntabwo bakiyobewe ariko nibo bandika inzandiko nibo baca intege abandi mu kubaka no gusana inkike z'umurimo ariko Nehemiya abwira abantu bari kumwe n'ababwira ngo nubwo tumeze nabi dufite abantu batubwira amagambo muri korari akadukomeretsa dufite abantu badukomerekereza mu kidiyakoni ubu ngubu hari umuntu ubaye mwarimu ku mudugudu kuko Imana yamuhamagaye ariko ashingiye ku magambo umushumbye muri paruwasi yamubwiye ntabwo yakora uyu murimo arababwira ngo nubwo ibyo bintu bimeze gutyo muri gurupe ya isura abarwayi nubwo bimeze gutyo mu y'amasengesho nubwo bimeze gutyo nimuze twubake abibutsa ingororano abantu bahuriza hamwe babikiwe arabwira ngo Imana nyir'ijuru n'isi itubikiye ibihembo ariko Sanibalati na Tobiya na Geshemu nta bihembo bafite nta ngororano bafite ku Mana nta n'urwibutso bafite ku Mana
abantu rero batwumve neza, ntabwo uyu mwuka wo kwica ibice, wo gucikamo ibice uje nona no mu gihe cy'Abisiraheli wari uhari. None wabayeho Abisiraheli barahuzaga, bakorana badatana babiranga. Ntabwo babwiye Abisiraheli bati Mose yagiye ntazagaruka. Imana imaze kubambutsa inyanja itukura, birengagiza ibitangaza abantu bafite uyu mwuka bajya birengagiza ibitangaza Imana yadukoreye muri korali. Abantu bafite uyu mwuka bajya birengagiza umumaro twagize mu itorero. Abantu bafite uyu mwuka bajya birengagiza umuhamagaro Imana yaduhamagaye. Asa mu gishumba ugeramo kuko Mose yari umushumba. No hejuru ahubwo ni huba, ahubwo se nihe bagambanirana. Niho kuko ntabwo umuntu waguze ubushumba bwe ushobora guhangana nawe ngo Imana yaraguhamagaye, yarashoyaye, ajaje gukura mwaye. Urabyumva? Nawe ujuje kurata umuhamagaro. Kandi abantu yashoye mwaye, yabonye ubushumba yashoye mwaye, yabonye ubupasiteri yashoye mwaye, yabaye mwarimu yashoye mwaye. Wowe uri gushora umuhamagaro, biragusaba kugana igihuru ugasenga ukisunga yaguhamagaye, kuko we yisunze igishoro cye. Isaha n'isaha intambara arwana, amagambo amuturukamo nayo kugaruza yo yashoye. Njya numva ngo no ku buperezida bw'amakorali barashora, agashora kugira ngo bamugire perezida, agashora kugira ngo bamusengere ubudiyakoni. Ariko ndagira ngo mbwira abantu ko urufatiro rw'Imana rugihagaze, rwanditsweho ngo Imana iza abantu bayo. Nubwo duhagurukanye na ba Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu, duhagurukanye na ba Data na ba Kora na ba Biramu, ariko objectif Imana ifite niyo kutujyana i Kanani, niyo kutugeza muri Kanani. Barababwira bati ntabwo Mose azagaruka. Bacura ikimasa, ndetse batanga urugero. Aba bantu bajya batanga n'urugero, aba bantu barimo ibice batanga urugero. Batanga abagore baboha ibitambo. Bamaze gutanga abagore baboha ibitambo, barimo baramye icyo gishushanyo, Mose barahageze. Atekereje ibintu Imana ibakoreye mu mwanya utambutse, uburyo bambukije inyanja, uburyo bakijije amaboko y'Abanyegiputa, uburyo barokoye inkota za Farawo, ngo ahita kubita hasi amategeko 10 Imana yari imuhaye ngo abazanire. Ariko ngo Imana iramubwira ngo babwire ngo abajya mu ruhande rwawe bahajye. Biravuze ngo abari mu ruhande rw'Imana nibahajye, n'abari mu ruhande rwa Data n'abakora ba Biramu nabo nibahajye. Dusoza rero, hari ikintu Imana ibikiye abantu baca ibice mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana. Abantu baricangura, urumva Imana yashyize inzira ebyiri imbere y'umwana w'umuntu, iyikiza n'iyiki. Wowe urabizi ko ibyo bicurema ari ibisenya abandi si ibibubaka, kandi urabizi ko muri wowe ushatse haturukamwe ibyubaka abandi. Urabizi neza muri group ya WhatsApp ugasanga umuntu igitekerezo kiza kugumura abandi cyane. Yego cyane rwose, kandi aba bantu bamenye ko muri societe tugomba kubana nabo. None Imana babiki tuzabana nabo. Igihe uzaba uri gutera imbere uzahura n'abantu bagusubiza inyuma. Igihe uzaba uri kubura umutwe uzahura n'abantu bagushota imigeri ngo usubire hasi. Hari n'abasenya ingo z'abandi cyane, akaba bizi neza ko ari mbese uwari wo murimo. Nibishimire ko kanaka yubaka, nishimire ko runaka yubatse, nishimire ko runaka yagize iterambere, nishimire ko runaka yambaye neza, nishimire ko runaka yabonye akazi keza, nishimire ko runaka yakoze ubukwe, nishimire ko akabirenzaho imihango y'idini. Ndagira ngo rero nsoza mbwira abantu iki Imana ibabikiye. Yego, tunabasengera. Imana ibwira Mose ngo abajya mu ruhande rwawe nibahajye. Byari bivuze ngo nabajya mu ruhande rw'Imana. Abantu barivangura, bajya mu ruhande rwa Mose, abandi bajya mu ruhande rwa ba Data na ba Kora na ba Biramu. Bahageze, uzi ikintu Imana bakoreye? Nta santima ubundi Imana igira. Yasamuye ubutaka burabamira. Nibo bantu kuri iyi si ya rurema Imana yishe bareba. Abantu barema ibice mu bandi, Imana ibabikiye inzika, ibabikiye inzika y'inzigo. Imana irayigira, irayigira. Ejo bundi yakoreye ibiki Sawuli? Yamwumviye imyaka 2, yayumviye imyaka 2. Indi 7 imara amara, indi 38 ayimara. Yamubonye imyaka 2, indi 38 ayimara itamubona. Abuze ko abantu bakina. Imana nta santima igira.
Imana yasamura ubutaka burabamira. Niyo mpamvu bene Kora barokotse bavuze ngo hahirwa baba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Muri Zaburi ya 84 iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, baravuga ngo imvura y'imigisha ibambika imigisha icyambika imigisha, ngo aba bantu bagenda bagwiza imbaraga ngo barangiza bakaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ndagira ngo mbwira abantu ngo bafite imbaraga zo guhuriza hamwe. Mbega ibihembo bafite n'ibyo kuboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Kandi mu gikombe ntabwo hashobora kuba ubutayu, hazatemba imigezi n'amasoko. Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo basengere. Turagushimiye Nyiringabo, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'amaboko magari, uri Imana iteye ubwoba. Uravuga bikaba, urategeka bigakomera. Pawulo yaravuze ngo turashimira Kristo Yesu watugiriye icyizere akatugira abo kwizerwa akatugabira umurimo. Aravuga ngo ku bwa kavukire zacu twarabo gupfa, twarabo kugirirwa umujinya, ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yatuzuranywe na Kristo twarazutse. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yarongeye Pawulo aravuga ngo Imana niyo yatangije umurimo mwiza muri twebwe, ngo ni nayo izabusohoza. Dushimiye Imana yatangije umurimo muri twe, nubwo ibiduca intege bitabura, nubwo ibiducogoza bitabura, ariko Imana yatangije umurimo mwiza muri twebwe. Imana ishimwe. Nsengeye umuntu neza amatwi aho yahuye n'aba bantu bafite umwuka wo kurema imbaraga, umwomora inguma bamukomerekeje, umurwanirire, umuneshereze, umubambire amahema, umubere ibyiringiro, umubere igihome kimukingira. Tugushimiye ko wubatse umurimo wawe, urawubatse mu bashumba, urawubatse mu baririmbyi, urawubatse mu badiyakoni, urawubatse mu itorero, urawubatse hirya no hino, urawubatse mu mitima y'abantu. Nuhabwe icyubahiro ko batse umurimo wawe kandi ukaba ukomereje muri twe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.